Mu 2027 kuzamura AI irateganya kuzahindura isi. Hari imirimo mishya izahinduka, hari ukubura kw'akazi ku bantu bazaba bagafite, hazavuka indi mirimo mishya. Muri video tugiye gusesengura ejo hazaza ha AI. Ndabashimiye, nitwa Patient Iradukunda. Artificial Intelligence cyangwa se AI ni ikoranabuhanga ryatumye mudasobwa cyangwa se mashini zishobora gukora nk'abantu. Ibintu bisabwa imbaraga n'ubwenge ndetse gutekereza no gusesengura amakuru, kumenya amajwi, gukora amashusho, gusubiza ibibazo. Imyaka ishira AI irarushaho gukomera kandi abantu benshi bibaza ko hari ihinduka y'isi mu gihe kiri imbere. Ejo hazaza ha AI itezweho guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bukomeye, mu kazi, ubuvuzi, uburezi, ubucuruzi n'imibereho ya buri munsi. Tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa AI bwa buri munsi. Mu myaka iri imbere AI ishobora kuzafata igice kinini cy'ubuzima bwa buri munsi bw'abantu. Telefone, imodoka, amazu, ibikoresho byo mu rugo bishobora kurushaho kugira ubwenge. Urugero, abantu bashobora kuzajya baganira n'imashini nk'uko baganira n'umuntu. Abazahitamo gutwara imodoka zishobora gutwarwa na AI, umushoferi wazo uziyobora akaba AI. Hari serivisi zimwe na zimwe zihuta ndetse zikanozwa ku buryo bukomeye kubera AI. Dufashe mu gice cy'ubuvuzi, AI ishobora kuzafasha abaganga kumenya indwara hakiri kare bitewe n'ubumenyi AI izaba ifite ndetse n'umuvuduko wa AI. Imashini zifite AI zishobora gusuzuma amafoto ya muganga cyangwa se ibizamini kurusha uko abantu babikoraga. Hari icyizere gikomeye ko indwara zikomeye zizamenyekana hakiri kare, bityo abantu benshi bakabasha kuvurwa neza. Mu burezi, abanyeshuri bashobora kuzabona abarimu b'ikoranabuhanga AI tutors. Iyi AI izabafasha mu kwiga ku muvuduko wabo kandi uri hejuru. AI ishobora gusobanura amasomo mu buryo bwa buri munsi, hari ukumva wenyine cyangwa se kugira abandi bantu nk'abapatiri n'amufatanya. Bityo uburezi bikazatuma bigira ingaruka ku bantu benshi bashobora kuzabura akazi. Hari mu mirimo y'ubucuruzi, nuko AI izazana amahirwe mashya y'akazi, hari imirimo ishobora kugabanuka kubera ko mashini zizaba zikora cyane ndetse no kurusha umuntu. Umuntu azaba akontora ibintu icyarimwe, hamwe umuntu umwe ashobora kuzakora amadelivery cyangwa se akagurisha ku mbuga nkoranyambaga mu gihe gito kandi bidasabye abantu gutakaza igihe cyabo n'umwanya. AI abantu basabwa kwiga ikoranabuhanga rishya kugira ngo bazabane neza n'ihinduka ry'isi. Igishobora kuzabaho mu gihe AI izaba imaze gufata igice kinini mu buzima bw'abantu. Nubwo AI ibyiza byari byinshi, ishobora no kugira ingaruka. Hari impungenge ko ishobora kuzafata imirimo y'abantu cyangwa se gukoreshwa nabi, hari gukora amakuru atariyo, hari ubujura bw'ikoranabuhanga cyangwa se kugenzura abantu cyane. Niyo mpamvu ibihugu birimo guhanga imirimo mishya. Ibyinshi biri gushaka gushyiraho amategeko ayigenga. Ejo hazaza h'isi na AI. Mu gihe kiri imbere, AI ishobora kuzahindura isi kurusha uko internet yahinduye abantu ndetse n'umuvuduko w'iterambere turiho. Abantu bashobora gukora akazi kenshi bifashishije AI. Hari gukora business nshya no kubona amakuru byoroshye.
gusa bisaba abantu kuyikoresha neza kandi bakayigenzura neza kugira ngo ifashe abantu aho bagirira nabi. Ejo hazaza ha AI hazaba huzuye impinduka zikomeye cyane. AI ishobora korosha ubuzima bw'abantu, hari guteza imbere ubuvuzi, uburezi, ubucuruzi, ariko nanone abantu bazasabwa mudasobwa ndetse no gukoresha neza no kwigenzura kugira ngo bidateza ibibazo. Uko bimeze kose, biragaragara ko AI izaba igice gikomeye kinini cy'isi cy'ejo hazaza mu buzima bw'abantu. Ndabashimiye, nitwa Patience Iradukunda mu kiganiro cyacu Amabanga.